Muraho, aha ni kuri Jado Keleta TV, televiziyo ibagezaho ibiganiro bitandukanye, televiziyo ibagezaho ibiganiro bijyanye na mayiningi bizinesi onurayini. Aha rero ni muri meseji cyangwa se muri notifikasheni ya yutube, aho batugejejeho itangazo rya yutube yoherereje abakiriya bayo. Nitumara kureba kuri no issues with ads revenue metrics kuri yutube, turaza no kureba muri P network itangazo riri muri dashboard ndetse n'icyo rishaka kutubwira. Amatangazo yombi rero turi buyasome mu cyongereza, niturangiza tugenekereze kuyashyira mu kinyarwanda kugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa. Iri tangazo riri muri dashboard ya yutube rishatse kuvuga iki? Reka tugerageze kurisoma mu cyongereza. Issue with ad revenue metrics high creators. We are aware that some of you experiencing an issue with incorrect ad revenue metrics displayed on your newly uploaded videos. Our team are aware and actively investigating this issue. We will update this thread as soon as we have a new information. Thanks for your patience. Reka dukomeze tureba noneho uburyo dushobora kurisobanura mu kinyarwanda. Ndashaka kumenyesha ko yutube yatangaje ko hari ikibazo kizwi kuri bamwe mu bakora amashusho, aho amafaranga y'amatangazo ariyo twita adi revenue atagaragara neza, cyangwa ngo agaragaze imibare itariyo ku mashusho mashya. Iki ni ikibazo kiri ku ruhande rwa yutube, kandi barimo kugikurikirana ngo bagikemure vuba bishoboka. Iri tangazo rero ahanini rirareba abayutube creators, abakora amavidewo bapolodinga kuri yutube, uburyo binjizamo n'uburyo babonamo amafaranga. Yutube rero yabiseguragaho kugira ngo bakomeze kwihangana mu gihe ikibazo kiri gukurikiranwa neza. Bakomeza bavuga ngo murakoze ku bw'ubwihangane bwanyu, mumenye ko tubagezaho amakuru ku gihe cyose hagize igihinduka. Niba ufite ikibazo cyangwa ushaka kumenya byinshi, andika muri komenti tuzaganire. Iryo rero ryari itangazo rya yutube. Aha rero dufite nanone irindi tangazo riri muri P network payi cyangwa se P coin. P network ni mayiningi, ku batayizi mayiningi ni ubundi mu buzima dusanzwe tuzi ko ari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ariko aha ngaho ni ubucukuzi bw'ibiceri ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga, hifashishijwe puratifomu zabugenewe ziba ziteguye neza. Izo puratifomu akaba arizo zidufasha kuba twamayininga umunsi ku wundi. Aha rero muri P network batugejejeho itangazo riri kuvuga kuri lockup and how to increase lockup rate.
how to boost lockup. Aha, core team rero yatugejejeho itangazo, iryo tangazo reka turisome naryo tubashe kurisobanukirwa mu kinyarwanda. @core team August 1st 6:52 p.m. Remember, you can voluntarily choose to lock up your P to boost your mining rate. The lockup will be immediately binding until your duration ends. Lock up your P helps support health ecosystem and incentivize a long-term engagement. The network. You can set your pre-migration lockups if you haven't migrated to mainnet via the mainnet tab in the P-app menu. You can set your post-migration lockups with lockup which enables 200% lockup in the P wallet. Nguko ngayo rero P network nayo yagize icyo ivuga ku bijyanye na lockup, ivuga n'inyungu yo kuba lockup yabaho, irabigaragaza neza, igaragaza yuko lockup ishobora kuzamura mining rate kugera ku kigero cya 200% ziba zinjira ku isaha. Reka tugenekereze kurivuga mu kinyarwanda. Kwibutsa, ushobora gufungura P yawe kugira ngo wongere umuvuduko wa mining. Gufunga cyangwa se lockup P ni ubushake bwawe, ariko iyo umaze gufunga uba bibayeho kugeza igihe wahisemo kugira ngo kirangire. Ibi bifasha guteza imbere ubukungu, guteza imbere ubukungu bwa P network ecosystem, gushyigikira abayikoresha igihe kirekire. Uburyo bwo gufunga P zawe, niba utarajya kuri mainnet, ujya muri mainnet tab muri P network yawe cyangwa se muri P app usanzwe ukoresha, undi ukabikora. Niba waramaze kujya kuri mainnet, ubikora muri P wallet, kandi ushobora kugera no kuri rate 200% bya lockup bonuses. Murumva rero ko P network idufitiye byinshi byiza, idufitiye byinshi bifite agaciro, kandi P ni umushinga mwiza, P ni umushinga rwose w'icyerekezo, kuko harimo hategurwa ecosystem, harimo hategurwa system y'ama-dApps, y'ama-application, harimo hategurwa community ngari kugira ngo P network
izabashe kuba yaba iya mbere mu makoyini azatrendinga ku isi yose, ko bavuga ko izifashishwa mu bijyanye n'ubucuruzi hirya no hino, mu bijyanye no gucuruza ibintu hirya no hino. Ubaye uri mushya rero wakora subscribe kuri Jado Creator TV kugira ngo ibiganiro byacu mujye mubasha kubibonera mu ba mbere, kugira ngo video yose twaporodinzeho buri cyumweru cyangwa se igihe cyose dushyizeho video mujye muhita muyibonera mu ba mbere. Ni byiza kandi ni iby'igikundiro kuba mudukurikira aha ngaha kuri Jado Creator TV, ni ukuri Imana ijye ikomeza ibahe umugisha, kuko urukundo mukomeza mutwereka aha ngaha kuri televiziyo, aha ngaha kuri community yanyu, ni urukundo rwinshi cyane kandi inkunga yanyu turayibona, yaba subscribe, yaba share, yaba like, yaba comment, byose mudukorera turabibona. Niyo mpamvu rero tubashimiye cyane, tubararikira ibiganiro bikurikira, kuko ni ibiganiro bishobora kugufasha ubaye ukunda business online, ubaye ukunda telefoni cyangwa se n'uburyo bwo kuyibyazamo umusaruro, kandi ibintu bikagenda neza cyane. Ushobora kwifashisha social media ukamamaza ibicuruzwa, ushobora kwifashisha social media ugakreatinga account muri social medias, noneho ugatangira nawe gukorera amafaranga, nubwo biza bitinze ariko igihe kiragera bigakunda iyo wihanganye. Mukomeze rero kugubwa neza, ndabakunda cyane.